badafite ubwenge. So Ariya Kuru si mwiza, noneho nta n'ubwenge agira. Dumba Ariya Kuru ntago nshaka kugira ikintu umuvugaho, ndagusabye Njyewe nabirangije. Ngomba kuvuga kuri Ariya Kuru nabirangije. Ndakwinginze yewe Ariya Kuru ntago nshaka kumuvugaho habe na gato rwose, ariko ndabizi neza ko mukanya araguhamagara. Mukanya aramamagara. Kandi noneho kizi guhamagara ngo gihamagaye ngo kigiye kunyiyama. Uraza gusanga nariye karungu. Ndafata telefone. Ariko se duwa ni iki kikwemeza ko nta bwenge agira? Ariya Kuru noneho ni iki kikwemeza ko Ariya Kuru? Mbwira ikintu kimwe Ariya Kuru cy'ubwenge Ariya Kuru yakoze. Ariya Kuru ikintu kimwe navuga yakoze cy'ubwenge, urumva abo bakora umurimo umwe yabarushije ubwenge, yibakira inzu. Ndeka nkubwiye rero Ariya Kuru akora uwe murimo. Ngiye Ariya Kuru nta nubwo nshaka kuvuga ko ari indaya. Ibyo ngibyo wenda kuba ari wowe ubivuze, nge nanjye ntabwo nabijya kure, ariko ngenzi ko akina amafilime. Ngewe namwita Sireyi, wowe sinzi icyo ushatse kuvuga ngo abo bakora umurimo umwe. Ngenzi ko akina filime. Uzi ko akina filime? Okay. Ariko Ariya Kuru niwe muntu wa mbere yazanye ibintu by'uburofa byo kwibagisha ikibuno. Oya Ariya Kuru kirabagishije kirabazi. Ko nabonye ari kizimara. Ariya Kuru niwe muntu wa mbere yatangiye ahita afata abakobwa bacu bose abatwara Nigeria kugenda kubabagisha. Uburiya byari ibintu bijyambere. Umaze kubona ko ibibono bibaza ubu ngo bitakiri kuri sex. Ese rero ibibono bibaze kujya kubona nkabona hano mu ndiba kiba kimeze nk'igihuye banya bate. Mbariza Ariya. Agenda shabyihorera mwana, umashaka kunteranya na mama w'abana sha. Ariya Kuru niwe mukobwa wa mbere ngo w'ikigoryi. Noneho si n'ikigoryi gusa, ni ikigoryi cyane. Ariya Kuru yafashe ikintu cyitwa Kigali Boss Babies abara ispiya headinze imara ukwezi uko. Ariko muri Kigali Boss Babies naho harimo ikigoryi cy'ikigore bakita ngo iki? Ariya Kuru. Oya cya kigoryi cy'igishuti cyawe bakita ngo iki? Kandi urura rugore niko rugero gutuma kuri Ariya Kuru ngo ugende umuharabike. Uruhe? Buretse gato mbwira abantu bari mbandi coding kano kantu sha. Wakomeje kuvuga kuri Ariya Kuru. Ariya Kuru ngewe nubwo wenda atari umuntu wanjye ariko ntari biryanjye nawe. Mumfate record mwabyana. Ibyana birangani muri tayari kumfata record mumfate record kandi mutangire kuhita muyisakaza ahantu hose. Numvugire kuri Stella. Buretse gato reka kunjijisha Dumba. Kristera. Oya igenda byihorera urashaka kunjijisha mu Kristera. Nuvuge Kristera turarwa. Byihorere yewe byihorere ubu nshaka kuvugura muzi. Muri tayari niba muri tayari kuri codinga mubwire mwabyana ibi byana nabyo. Arababesha ni muri coding. Muri tayari kuri code no sugira ngo ntago turahanga nyine barimo raturi codinga. Dufite no gusanga barimo radu streaminga live direct. Ibyana nta mikino bigira biranagustreaminga bro. Ndashaka kukwibutsa ko Ariya Kuru niwe muntu wa mbere yaje, urumva yubaka inzu avuga ko ariye abura impapuro zayo. Byehoje yabuze impapuro zayo. Aha bari tayari abahungu banje nababonye abambere. Dumba ndagira ngo nkubwize ukuri ko uwo mugore bita ngo ni Isimbi niwe ugutuma kuri Ariya Kuru. Isimbi no weri ni bintu ntabyari. Ndi kukubwira Isimbi modo. Reka kunjijisha bro. Isimbi Nowerina ntabyari. Umva reka kunjijisha ugambiriye guteranya Ariya Kuru na Isimbi Nowerine. Isimbi Nowerine ni indaya ibereye aho ngaho yamaze kubyakira. Isimbi nakumva umva. Ndi kukubwira nakumva ko aramenya ko Isimbi Nowerine araza kumenya ko Ariya Kuru ari wo gutumye. Ndi kukubwira Isimbi Nowerine mwihorere nta nubwo ibyo yanabivuga ni indaya iri aho ngaho. Isimbi Nowerine kandi asanzwe abizi ko ari wowe. Buretse gato
Isimbi Noel nayo ni indaya yamaze kubyemera kandi ari proud yabyo byihorere. Izindi zo ni indaya zitabye baretse gato. aramutumye Izindi zo ni indaya, izindi zitabyemera. Izindi zo ni indaya zitabyemera. aka kantu mugakate mugashire Isimbi Noelina ariya kura tumyeje ngo abwire Isimbi Noelina ko navuze Isimbi Modo reka kujijisha. Ubivuze nyuma ibya Isimbi Modo bizanye nyuma. Washabyihorera abantu barabizi hano. Isimbi Modo ni ugutuma akakubwira ngo genda ngo harabike ariya kuru. Ariya kuru arenze Isimbi Modo inshuro 600. Inshuro 600 mu buzima aramurenze muri bote akamurenga yewe mu gutravelinga akamukuba inshuro 200 akaba bayeho mu buryo bwiza. Inde ariya kura travelinga ariya kure ejo bundi yari muri Emirates yicaye VVIP ticket yari $6,000 by'idolari just for the seat. Emirates Stadium bro Emirates Stadium ndashaka kukubwira ko Emirates nuduciriritse. Noneho umva se mubwire ikintu kimwe nakubwira cyo iyo ariya kuru agiye kuva i Nyarugenge agiye London mu murwa mukuru w'Ubwongereza ni private jet zimwe zigendamo abantu 10 kandi afite na bodyguard 6. Sinzi rero aho umugereranya niyo nzererezi yago ni Isimbi. Ariya kuru byonyine uzabaze ariya kuru nigeze kumubona ngo yari atwitse hari ahantu hamwe. Oya ariya kuru ijya wemera Tanzania ba Bruce Melody bajya za Tanzania na ba Deben bajya Tanzania muri award n'iki ariya kuru ikindi nabonye ariya kuru ngo yagiye ngo yewe ngo yarazi ko agiye mu birbi ibintu byari bikiriritse. Ariya kuru urabizi ko ibintu bya Tanzania byari bikiriritse. Ariya kuru ashobora kuvuga indi mu 8 ariko Isimbi Modo wawe uretse igifefeko n'ikinyarwanda nta rundi rurimi yavuga. Ni nk'imbeba. Isimbi Modo speaks English baby. Ni nk'imbeba. Isimbi Modo speaks English. Ni nk'imbeba uretse ikinyarwanda n'igifefeko. Ariko Isimbi Modo uramushaka yiki? Kandi ari umuntu aho ngaho mutindi gutuma ngo genda ngo ujye kumarabikira ariya kuru. Ariya kuru azabanisha umutima bibagere no mu dushino. Ariya kuru Isimbi Modo murusha ubwiza. Isimbi Modo sinabonye gura bya biboro byo kwisiga bita ngo maskara. Noneho nubwo nshaka kuvuga ku mitungo ya Isimbi Modo cause abanyarwanda bose bahita bumirwa. Noneho barimo baravuga ngo Isimbi Modo ngo yirirwa inyuma ngo y'abana bakora za siporo. Yo bari kuvuga ngo Isimbi Modo ni umuturanyi wanjye ni Nyirabuheri. nuko narimo ndabona comment nanjye baretse tujye mubwire Isimbi Modo noneho kugira ngo wemere ko ari umuturage niwe mugore w'umuslay queen ucyambara bya bintu by'ibikariso binini bigenda byishusha biba bimeze nka jezi bimeze nka jezi za Kiyovu Sport. ngiye kubaga ariya kuru kandi icya mu mavi. Oya icyo wakora cyose ariko ndimo ndakubwira Isimbi Modo abantu bakubwira uzuko uzamubwira ajya kurutuntu tukariso twiza bro nta mugore ucyambara ibintu by'ibikariso birere nukuri kwimanika ikariso za Isimbi Modo ninjye uzimwohereza ziba ari ikariso nguza ahantu heza. Umva nyine nkubwire uzuko cyambara ibintu by'ibikariso birereta bitendera ukajya ugira ngo umuntu ngo ahora yambaye Kotex. Oya Isimbi Modo ejo bundi yari ari Bari urumva aranje ahita flying ava muri Bari nawe agenda first class. Isimbi ndakwinginze yo Isimbi urugendo rurerure yakoze n'urugendo rumukura i Rusizi rumujyana hehe i Burundi nigo rugendo rurerure Abanyarwanda kazi ndashaka mugende kuri page ya Isimbi Modo nigo rugendo rurerure yarakoze. Oya duke impaka
banyarwandakazi muve hano mugende kuri page ya Isimbi Modo, mugende no kuri page ya Aria Cool. Nimurangiza murebe amafoto apostinze kwa Isimbi Modo, murebe na location zizayo, murebe n'amafoto apostinze kwa Aria Cool na location. Reba imyenda, oya reka buretse gatoya. Reba imyenda Aria Cool yambaye, reba Max amamarke abafite. Bari gukubaza ngo gurira indaya makariso. Ari indaya, ari inshuti zanjye. I can buy. Akurabona n'akantu k'ubupede ko kagarutse. Nayibonye. Siyo mpamvu nyine ubona nawe wagize. Ako hari amakuru, hari andi makuru mfite yani ngo umuntu bita ngo Mbosso ngo yaraguswe yarabuze gato. Mbosso reka Mbosso nagashara. Mbosso abatanzania nubwo bakunda ibintu by'ubupede. Narakubwiye inyuma yanjye hariyo haraharagata bro. Ntacyo wakurayo. Ese aza muri Canada yabonye abafana benshi ra? Namubonye Toronto ariko ndibaza ko bamupromotinze nabi Toronto, ariko yarafite abantu bahagije b'abafana. But aje Montreal hano niho hari abafrancophone, ari n'abakongomani n'abakina n'abanyarwanda n'abatanzania. Cause hari hamwe n'abantu bawutawa bamanuka n'iki. Mbosso yatwika cyane cyane ari muri Eastern yaririye. Yeah. So urumva rero ako Mbosso ararenze we. Yazi kuririmba ajaririmba utuboro twa warabuni twa utamu. Wa utamu. Hodari ya mapenzi, hodari.